Yes, mbahaye ikaze mwe mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byacu tubagezaho hano ku isoko TV4. Ni televiziyo yanyu, ni televiziyo izajya ibagezaho byinshi cyane bigendanye n'ibiba biri kubera hirya no hino ku isi. Njye nitwa Shadadi Habimana, njye n'ubundi tubana buri munsi mu biganiro, ibyegeranyo n'ibindi byose umuntu agenda akora kugira ngo abashe gusobanurira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi babashe kumva situasiyo za geopolitike ziri hirya no hino ku isi. Rero mbahaye ikaze kuri uyu munsi, aho hari ibyo tuje kuganiraho n'ubundi, ariko mu gihe waba utarakora subscribe kuri iyi chaine yacu rwose, muri description umuntu agiye gushyiramo link ku buryo abantu biza kuborohera gukora subscribe kandi bikagenda neza. Ntekereza ko ubufatanye bwanyu ari byo bituma n'ubundi abantu batera imbere bakabasha kugenda basobanukirwa byinshi cyane bigendanye n'amakuru atandukanye mpuzamahanga aba ari hirya no hino ku isi. Bitavuze ko na content n'ubundi zo mu Rwanda umuntu atazikora, ariko rimwe na rimwe uragenda ukareba geopolitique hirya no hino ku isi, ukaba ari byo ushaka kubwira abantu kugira ngo babashe kumenya ayo makuru n'ubundi bigendanye n'ikiba gihari hirya no hino ku isi. Rero mbahaye ikaze, reka tubane kuri uyu munsi nk'uko bisanzwe n'ubundi. Ni byinshi tugiye kugaruka, ariko turibanda cyane mu burasirazuba bwa hagati kuko niho hasa nk'aho hari intambara, kandi iyo ntambara ikaba ihangayikishije isi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo, bigendanye n'uko ibigendanye n'ibikomoka kuri peteroli 20% n'ubundi byose bigera mu Muhora wa Hormouz. Ariko abasesenguzi mu bya politiki nabo bakanashimangira ko hari indi nzira y'ingenzi kandi nayo ishobora kuzateza ikibazo igihe byaba bikomeje kwaka. Rero reka dutangire, tugiye kurebera hamwe rero ikigendanye n'umuhora wa Hormouz ndetse n'inzira yo mu mazi yitwa Bab Al Mandeb. Nayo ni imwe mu nzira z'amazi zikunda gukoreshwa cyane n'ibicuruzwa byaba biva muri Aziya biza ku mugabane w'Uburayi, cyangwa se biva ku mugabane w'Uburayi biza muri Afurika, cyangwa se bijya n'ubundi no ku yindi migabane itandukanye cyane, dore ko isi yose n'ubundi bifite aho ihurira mu nyanja. Nyuma y'uko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Israel bagabye ibitero simusiga bikaza n'ubundi no guhitana bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Iran, barimo na Ayatollah Ali Khamenei washyinguwe mu minsi yashize nyuma yo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Iran yakomeje gukangisha gufunga umuhora wa Hormouz, ndetse rimwe na rimwe iranabikora. Umuhora wa Hormouz urafungwa. Uwo muhora rero kuva wafungwa nibwo mwagiye mubona ibicuruzwa bitandukanye hirya no hino, ndetse mu gihugu cyacu by the way bigenda byiyongera. Mwagiye mubona igiciro cya peteroli ukuntu cyazamutse, mwabonye mu by'ukuri ukuntu ibiciro by'ibicuruzwa bindi bitandukanye nabyo byagiye bizamuka, bigendanye n'uko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kizamutse, n'ubundi no mu bisanzwe n'ibindi bintu byose ku isi bihita bizamuka, bigendanye n'uko n'ubundi byinshi biba bikomeye bikoresha ibikomoka kuri peteroli, cyane cyane birimo mazutu na essence, cyane cyane ko ariyo dukoresha hano mu Rwanda. Ariko n'ibigendanye no gukora umuhanda nyine nabyo mwitamo byumva ko niba mazutu yahenze, essence yahenze, ubwo na za fossils bakoresha cyangwa se ziriya godoro n'ubundi nazo urumva ko igiciro cyazo kitagihenda. Birumvikana ko ari ibintu bikomeye cyane, abantu batarenze ingohe, ariko birumvikana ni ibintu bikomeye kuko ntabwo ibikorwa remezo bikoresha ingufu zisubira birabasha kuba bijyanozwa bigatunganywa ku buryo bigera hirya no hino, abantu bose bakabasha kuba babimenya. Ibi bice rero ngiye kureberaho ni ibice bitandukanye, aho hari ahantu hato ku isi hazwi, ariko irembo ubona ari ahantu hato cyane. Aha rero hanafite imbaraga zo guhungabanya ibiciro bya peteroli, ubwikorezi bwo mu mazi n'ubukungu bw'ibihugu byinshi cyane byishingikirije, cyangwa se ubukungu bwabyo busa nkaho bushingiye ku bigendanye n'ibikomoka kuri peteroli. Aho hantu rero ni imihoro ibiri yo mu mazi, Hormouz ndetse na Bab Al Mandeb. Ahangaha hombi hafatwa nk'amarembo abiri ahuza ibihugu bikungahaye kuri peteroli n'amasoko akomeye yo muri Aziya, Afurika, Uburayi na Amerika. Afurika, Aziya, Uburayi na Amerika, abo bose baba bafite aho bahuriye. Ubwo rero iyo hagize irembo rimwe rifungwa muri ayo, cyangwa se umuhora umwe ufungwa, umutekano waryo ukaba wahungabana, ingaruka bishobora kugera kure cyane ku mato atwara ibicuruzwa, ku nganda, ku modoka no ku biciro umuturage yishyura ku isoko. Mu by'ukuri urumva ko bigenda bizamuka kuri buri muntu. Ibihugu
company kuza ukagera ku muturage wo hasi, abo bose bahura n'ibibazo. Hanyuma reka duhere wenda ku Muhora Hormouz. Muhora Hormouz abantu bawuzi, Umuhora Hormouz ni inzira ifunguye cyane ariko inyuramo 1/5 cy'ibikomoka kuri peteroli isi ikoresha. Hari ibirometero 33 by'ubugari. Ubundi abantu bazi inyanja nini ni ahantu ushobora kuba wagenda ntugire icyo ubona imbere, ariko iyo nzira ni nto cyane ugereranyije na biriya bihugu n'ubushobozi bifite. Hari umuhora kandi wa Bab Al Mandeb ni 29, ibirometero 29, bivuze ko ni ahantu hatoya cyane, ustretchinze n'ubundi hahita haba hatoya. Reka rero duhere ku Muhora Hormouz. Uyu muhora rero uherereye hagati ya Iran mu majyaruguru ya Oman mu majyepfo, ukaba unahuza rero ikigobe cy'abaperesi n'ikigobe cya Oman. Uyu muhora rero n'ubundi ni inzira ikomeza ikajya mu nyanja y'Abarabu cyangwa se Arabian Sea. Abantu ngira ngo ku ikarita murabibona, turagenda tubibereka kugira ngo mubashe kuba mwamenya impamvu n'izi ngingo abantu baba bazizanye kugira ngo baziganireho, isi yose imenye n'ubundi ikiba kiri kugenda kiri kuba. Hanyuma kandi ahantu hafunganye cyane muri uyu muhora, kuko ufite ubugari bugera kuri kilometero 33 gusa. Ubugari ngira abantu barabumva, babyita largeur mu gifaransa cyangwa largeur cyangwa se largeur mu gifaransa, yego, cyangwa se width mu cyongereza, ngo bigendanye n'ururimi umuntu abasha kumva ni mu ubugari bwako. Hanyuma ni inzira rero zagenewe amato agana ndetse n'aba mu kigobe cy'abaperesi. Hakaba ari ahantu hato cyane, ariko buri nzira mu by'ukuri igira hafi kilometero 3 z'ubugari. Kumvikana ahantu hari inzira n'ubundi ni kilometero 3 ubwo ni iz'ubugari nazo. Ariko muri uyu mwanya rero aha mu Muhora Hormouz n'ubundi nk'uko twari twanabivuze kandi dutanyemo ikiganiro, niho hanyura navuga 1/5 cy'ibikomoka kuri peteroli isi yose ikoresha. Hanyuma kandi hari imbaraga za Hormouz. Mu mwaka wa 2024 ndimo ndagenda nsoma raporo z'ibigo bitandukanye, peteroli yanyuraga muri Hormouz yageraga ku tugunguru twa peteroli cyangwa se twa tugunguru twose n'ubu peteroli tugera kuri miliyoni 20 ku munsi. Birumvikana 20 ku munsi, ubwo bivuga ko ari hafi 20% cyangwa se 1/5 cy'ibikomoka kuri peteroli byose isi ikenera, byose binyuramo aho. Ndetse ibi birenga 1/4 cya peteroli yose itwarwa n'amato. Hari ukuntu peteroli nyine itwarwa mu bigega, ariko peteroli itwarwa n'amato nyinshi yanyuraga muri Muhora Hormouz. Ko nayo mpamvu nyine abantu bakomeje kugiraho ikibazo. Ibihugu nka Arabie Saoudite, Iraq, Kuwait, Iran na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bo bohereza igice kinini cya peteroli yabo binyuze muri uyu muhora wa Hormouz. Hormouz kandi nanone ni ingenzi ku bucuruzi bwa gazi itwarwa yahinduwe amazi cyangwa se yahinduwe igisukika. Reka ndebe kuvuga amazi hano. Iyi gaze izwi nka LNG cyangwa se liquefied natural gas, ikunda gukoreshwa cyane n'igihugu cya Qatar. Mu 2024 rero 20% by'iyi gaze yayengeshejwe ikagirwa ibisukika yacuzwaga ku isi yanyuraga muri uyu muhora. Ahanini ibi bitoro byo bikomoka muri Qatar kandi abantu bo barabizi. Igice kinini rero cy'ibi bicuruzwa kijya muri Aziya, aho muri raporo zigaragara ko mu 2024 84 bya peteroli cyangwa se itaratunganywa, crude oil itaratunganywa ndetse n'ibikomokaho byanyuze muri Hormouz, bikerekeza n'ubundi ku masoko yo muri Aziya, cyane cyane mu bihugu birimo Ubushinwa, Ubuhinde, Ubuyapani na Korea y'Epfo. Biri mu bihugu bishingira cyane kuri Aziya ku bigendanye n'ibikomoka kuri peteroli. Ngira ngo Ubuyapani ho 98% by'ibikomoka kuri peteroli bakoresha byanyuraga muri uyu muhora Hormouz. Bimvikana ko harimo abantu bahombye cyane bigendanye n'intambara ihari. Abantu rero baribaza, ese Hormouz ishobora kuba yasimburwa? Abantu bashobora kubona ubundi buryo bwo gukoresha bike gutyo bakagenda babyibazaho. Hano rero nibyo dusa nkaho n'ubundi tugiye no gusesengura natwe. Mu gihe rero Hormouz ihungabanye nk'uko bimeze kuri ubu ngubu, hari imiyoboro ya peteroli ishobora kuyizenguruka, yani bita pipelines. Izi pipelines ariko leta ya Arabie Saoudite yo
yubatse umuyoboro wa peteroli uva hafi y'ikigobe cy'abaperese ukagera ku cyambu cya Yanbu ku nyanja itukura. Ibi ngibi rwose igihugu cya Arabia Saudite cyarabyubatse. Hari kandi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se United Arab Emirates, nabo bafite umuyoboro ugeza peteroli ku cyambu cya Fujairah hanze ya Hormouz, batanyuze muri Hormouz, bagasa nkaho bambukira mu gihugu mo hagati bagahita bagera ubundi kuri uwo muhora nk'uko twabivugaga. Ariko rero nanone ubwo bushobozi ntibuhagije kugira ngo busimbure n'ubundi peteroli yose inyura muri uyu muhora. Ubushobozi bw'inyongera bw'iyo miyoboro iteranyije yombi ushobora kujya kuri miliyoni 2.6 by'utugunguru twa peteroli ku munsi, mu gihe Hormouz y'ubwayo inyuzwamo hafi miliyoni 20 z'utugunguru twa peteroli. Ubwo nyine muri ya mato bita oil tankers, ni amato aba ari manini cyane abantu bakunda gukurikira ibyegeranyo tubakorera hano kugira ngo mwarabibonye, amato aba ari manini cyane. Ubwo rero niyo mpamvu iterabwoba iryo ari ryo ryose rivuga ku bigendanye no gufunga Hormouz rihita riba ikibazo ku bukungu mpuzamahanga. Ibyo birumvikana. Hanyuma reka turebe akandi gace nako gakomeye cyane. Ubwo twasohotse muri Hormouz, igihe Hormouz nta kibazo yaba ifite, hari akandi gace gakomeye. Abantu bize amateka bazi ahantu hitwa Cape of Good Hope cyangwa se Cape de la Bonne Espérance. Ni navuga ko ari nk'umwigimbakirwa cyangwa se akandi gace. Ku ruhande rero rw'umwigimbakirwa cyangwa se Arabian Peninsula w'Abarabu hari irindi rembo rikomeye cyane naryo rikoreshwa mu bucuruzi. Iryo ni Bab Al Mandeb. Uyu muhora wo utandukanya igihugu cya Yemen ndetse n'ibihugu byo mu ihembe ya Afurika, cyane cyane Djibouti na Eritrea. Uyu muhora ukaba uhuza ikigobe cya Aden ndetse n'inyanja itukura. Hano rero ni nayo nzira n'ubundi amato anyuramo yerekeza muri Canal de Suez cyangwa se mu nzira ya Suez cyangwa se mu muyoboro wa Suez. Ndetse uyu muyoboro nawo ugafasha amato kwerekeza n'ubundi mu nyanja ya Mediterane, werekeza ku mugabane w'Iburayi unakomeza hirya za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada n'ibindi bihugu bitandukanye biri muri Western Hemisphere cyangwa se igice cy'uburengerazuba bw'isi. Aha hantu rero ni ahantu hafunganye cyane ukurikije uko inyanja iba ingana. Ifite ubugari bwa kilometero 20, ikaba kandi ifite n'inzira ebyiri zikoreshwa n'amato yinjira n'asohoka, ifite hafi kilometero 3 kuri buri ruhande. Ku bicuruzwa rero biva mu kigobe cy'abaperisi bigana i Burayi, Hormouz na Bab Al Mandeb bishobora kuba ibice bibiri by'urugendo rumwe. Usohoka muri Hormouz ugahita unyura mu nyanja ya Oman cyangwa se muri Arabian Sea, hanyuma wamara kunyura aho ngaho ugahita werekeza muri aka gace ka Bab Al Mandeb, ugahita winjira mu nyanja itukura ukazamuka muri Suez ukagera muri Mediterane, ugakomeza urugendo rwawe bigendanye n'aho washaka kujya. Hanyuma rero hari umutekano ukaba warahinduye inzira. Kuva mu mpera z'umwaka w'2023 rero ibitero byagabwe ku mato mu nyanja itukura byatumye amwe mu masosiyete y'ubwikorezi yahagarika gukoresha iyi nzira ya Bab Al Mandeb. Kubera iki? Mu 2023 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, abantu barabizi, umutwe wa Hamas wagabye igitero gikomeye cyane muri Israel, mu majyepfo ya Israel, bituma leta ya Israel nayo ifata umwanzuro wo kugaba ibitero bikomeye cyane muri Gaza kugira ngo ibashe kuba yasenya uyu mutwe. K'abantu hahise haba ko abantu bahindura inzira. Abantu bagombaga guhindura inzira kugira ngo ubucuruzi bw'isi budakomeza guhungabana. Mu guhindura inzira rero byabasabaga n'ubundi kuzenguruka Afurika, bakanyura kuri biriya byambo bya Cape of Good Hope, nizo nzira kunyura mu nyanja y'Abahinde yose ukayizenguruka, bakazenguruka umugabane, abajya muri Amerika bakagenda, abajya i Burayi n'ubundi bakazamuka mu nzira ya za Gibraltar, nayo ni indi nzira nayo y'ubucuruzi nayo ibizwi. Amato menshi rero yatangiye kuzenguruka umugabane wa Afurika anyuze hafi ya Cape of Good Hope muri Afurika y'Epfo. Hanyuma iyo nzira ari ndende kandi ikaba yongera iminsi y'urugendo, peteroli ikoreshwa n'amato, amafaranga ageneye n'ubwishingizi n'ikiguzi ndetse cyo gutwara ibicuruzwa ibiyongera. Ariko nanone utibagiwe ba rushimusi b'Abanyasomaliya ko ushobora kugenda nabo ugakubitana nabo mu nyanja. Mu mezi 8 ya mbere y'umwaka 2024 peteroli yatwarwaga inyujijwe kuri Cape of Good yari imaze kugera kuri miliyoni 9 z'utugunguru ku munsi,
ikaba yari ivuye rero kuri miliyoni zigera kuri 3 mu mwaka w'2023. Yumvikana ko inzira bari babonye yari iyo ngiyo yo kunyura muri Cape of Good Hope, bakaba ariho bazajya banyura bakazenguruka mu by'ukuri. Hanyuma ishami ry'umuryango w'abibumbye rero ryita ku bucuruzi ryagaragaje ko ihungabana ry'inzira zo mu nyanja itukura rishobora kugira ingaruka ku izamuka ry'ibiciro, ku biribwa ndetse no ku mutekano w'ingufu. Ibyo rero nibyo byabaye kuko ibitero byo muri aka karere byanahitanye abasare, byangiza amato, bituma amahanga yohereza amato ya gisirikare no gucunga umutekano w'inzira z'ubucuruzi, ari nabyo turi kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri CENTCOM nabo bari kugenda bakora. Birumvikana ko hari ikintu cyabaye. Hano rero abantu benshi baribaza ati se ibi bintu bya Hormouz ko mubivuga, ko muhora mubivuga, mubisubiramo, mugira mute? Ubundi njyewe nk'umuturage rwimbi wituriye mu cyaro ibi bintu birangiraho bite? Aho rero niho abantu benshi bakunda kwibeshyera. Hormouz cyangwa se Bab El Mandeb bishobora gusa ahantu kure ya Afurika yo hagati duherereye cyangwa se no mu bindi bice bya Afurika, ariko ibinyura muri iyo mihora nibyo bitwara peteroli, gazi, ibiribwa, imiti, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibicuruzwa bikoreshwa buri munsi, kuko ku by'ubwikorezi bwo mu ndege, indege ntabwo ishobora gutwara ibintu buriya bwato bushobora gutwara, biragoye cyane. Iyo amato rero ahinduye inzira, ikiguzi cy'ubwikorezi nacyo kiriyongera. Ibyo ni principe zo muri ekonomi n'ubundi byo birazwi. Iyo peteroli itinze cyangwa se igabanutse ku isoko, ibiciro by'ingufu nabyo bishobora kuzamuka. Ibyo rero bikagira ingaruka ku giciro cya lisansi, gutwara abantu n'ibintu, kugira ngo abantu barabibonye, si mu Rwanda gusa ndetse no mu bihugu duturanye nabyo byarabaye. Harimo kandi gutubya umusaruro w'inganda ndetse n'ibiciro by'ibiribwa nabyo bigatumbagira, kuko transport yazamutse izamura n'ibindi byose biba biri kumwe nacyo. Hanyuma rero ngana ku musozo wenda w'ingingo twari twanateguye, Hormouz yo ni irembo rya peteroli na gazi bisohoka mu kigobe cya Perisi. Ibyo byo nta muntu n'umwe wijyaho impaka pe. Bab Al Mandeb nayo ni irembo rihuza inyanja y'Abahinde, inyanja itukura ndetse n'umuyoboro wa Suez mu Misiri, n'ubundi uhita ujyana ibicuruzwa mu Burayi cyangwa se bikava mu Burayi biza muri Afurika, cyangwa se nanone bisubira vice versa n'ubundi. Iyi mihoro yombi rero ni mito ku makarita nk'uko bigaragara, ariko ni binini mu bukungu ndetse no mu mutekano w'isi ku bigendanye n'ingufu, ibiribwa ndetse n'umutekano. Umutekano rero w'umuhoro n'umutekano w'amato, umutekano w'amato n'umutekano w'ubucuruzi bw'isi, icyo cyo kirumvikana ngira ngo nta muntu wakijyaho impaka. Hanyuma rero ihungabana ry'ubucuruzi bw'ingufu naryo rishobora kugera ku buzima bwa buri muturage. Rero ngo Hormouz na Bab Al Mandeb rero atari zo nzira zo mu mazi gusa, nubwo bagiye bagerageza gushaka izindi, ariko izi nzira ziracyafite prominent role, akamaro ko hejuru, ku buryo bizasaba ko abantu bashyiramo ingufu bagashaka izindi alternative. Izindi alternative ngira ngo ni izihe? Ni ugukoresha ingufu zisubira, imirasire y'izuba, tugashaka n'ubundi buryo abantu bakoreshamo ibikomoka kuri peteroli, imodoka z'amashanyarazi, amapikipiki y'amashanyarazi. Ibi byose ni iby'ingenzi n'ubundi bikenewe kugira ngo abantu babashe kuba bakadaputa kubaho muri ubu buzima buboneye cyane bigendanye n'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati, kuko hari ibyo bafite dukeneye, ibi ngibyo bikomoka kuri peteroli ndetse na gaze, ibyo turabikeneye ku rwego rwo hejuru, ariko nanone ntabwo ibihugu byazahora muri ibyo n'ibyo. Hakenewe gushaka n'ubundi n'izindi nzira nziza cyane z'amashyi ibihugu kugira ngo bikunde abantu babasha kuba bakoresha ubundi buryo butandukanye kugira ngo ubucuruzi bw'isi bukomeze. Intambara rero ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo irakomeje, ubwo nayo makuru yayo tuzagenda tuyabagezaho kuko dushobojwe. Ndabashimiye cyane, niba utarakora subscribe kandi ko kanya kawe keza ko kuyikora, like, share na comment, ubundi dukomeze twibanire, dukomeze tuganire kuri aya makuru abatandukanye abatugeraho hirya no hino ku isi. Ndabashimiye cyane, njye nitwa Shadadi Habimana, mukomeze mukurikire ibiganiro bitandukanye Isoko TV4 ikomeza kugenda ibagezaho. Ciao ciao.